A world of stories. Muraho neza nshuti bakunzi ba Free Media Live, turabaramukije aho muherereye hose ku isi, tubifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana. Aha duherereye ni mu mujyi wa Nairobi, aho twahuriye no mukozi w'Imana Pastor Ben. Twamusanze aho ari kuri studio, ari kuri recording indirimbo. Yari busy muri weekend mu muziki utangaje. Abari Nairobi mwabashije kubibona, mwabonye turnout, mwabonye ikuntu ibintu byari bimeze neza, ariko ntiyahise ataha, yahise avuga ati reka mbanze mbasigira ingoma. Natwe ya Free Media turavuga ati reka tuhagere turebe ukuntu ibintu byifashe. Muraho neza Pastor Ben? Muraho neza. Namahoro. Na amahoro menshi cyane. Ya, byari bimeze gute weekend mwari mufite? Juci ni kwano bavuga ngo ni Juci, ni nta kuruhuka, hari igitaramo gikomeye. Ya, twari dufite igitaramo cyateguwe n'umukozi w'Imana, mudamu witwa Evelyn Wanjiru. Niho yari yadutumiye. Ico ni igitaramo asanzwe akora, basanzwe bategura buri mwaka, niko amakuru mfite niko avuga. Basanzwe babikora buri mwaka, bita ngo ni Praise Atmosphere. Rero uyu mwaka nagiriye umugisha wo guconnecta nawe, tumenyana tutari twabonana. Noneho biza gusoza dutumiye, yandumiye cyo koze nje na madame, ariko nyine kubera impamvu nziza z'umugisha madame ntiyabasha kuboneka, ariko aranga aravuga ati nowe uko byagenda kose nubwo madame atabonetse ariko ugombe uboneke wowe uhabi. Yani muri ubwo buryo rero naje kuwa gatanu, event iri kuwa gatandatu, kandi byari byiza. Kereka niba unsabye ngo mvuga amakuru. Bankubwira batarabaye mu gitaramo, bari hirya no hino ku isi bakurikiye Free Media, uyu muryango mugari bumve gato cyane. Mu by'ukuri iki gitaramo cyari ciza. Nahuye n'abaramyi benshi kandi beza, bari very gifted. Kino gihugu gifite umugisha vraiment. Bafite abaramyi beza, nubwo abenshi tutabazi iri iwacu aho dutuye, ntitubaza benshi. Ariko umuntu wese yajyaga kuri stage nkavuga ngo noneho simbona umuntu wundi uza ngo agere ku rwego rw'uyu nguyu. Undi yazamuka nkabona ibintu bisha ariko byose byiza. Abantu kabisa bari anointed, bafite n'abaramyi beza. Igitaramo cyari ciza, cyari umuriro. Ariko icyanejeje cyane kurenza ibindi ni ukubona abana b'iwacu b'abanyamurenge baje kudushigikira, n'abanyarwanda n'abarundi batuye muri kino gihugu ca Kenya baje kudushigikira mu rwego rudasanzwe. Byaranejeje personally kabisa. Abantu bo muri Kenya mwagize neza. Imana ibahe umugisha kabisa. Turabashimiye ko muzamwita neza. Babikoze neza vraiment. Twabonye mwarakubise umukunga kweri. Hari umukunga nyine, urumva ni na style nshasha ku buri bene wacu bahano muri Kenya. Nukuvuga ngo ushizemo umukunga babona ko ari style ya music itandukanye n'iyabo. Bagahita bayenjoyinga rero. Uri umuntu wese yabonye ikintu gitandukanye n'icyo yari asanzwe abona, wumva kikuryoheye nyine mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Waruvuze ngo kino gihugu cabakiriye neza, hari ukuntu kimeze. Tuje mu modoka tureba billboard zuzuye z'ama crossover y'abahanzi baturutse hanze y'igihugu ca Kenya bazaba bari hano muri crossover y'uyu mwaka. Kenya imeze gute? Iriya hirya mu bihugu bindi, Kenya mubifashe gute? Kenya mu by'ukuri nibyo nari nakubwiye. Kenya ntabwo aba artiste b'abanyakenya baba gospel tubazi cyane benshi. Ariko noneho nge natangajwe no kubabona kuri stage benshi kandi bafite impano zo hejuru. Urumva umuziki wa Kenya uri hejuru ku rwego rwo hejuru. Noneho rero birantangaza, ariko nkibaza impamvu niki abanyakenya, kandi nakomeje mbabaza kubera iki muda crossinga ngo murenge Kenya, cyane mwinjire mu bindi bihugu, cyane muri East Africa no muri Africa, ndetse muje no kwisi kuko muri abahanga. Ariko nyine bakambwira ngo abanyakenya nyine bakunda guconsuminga, bari satisfied no kuba basavinga hano iwabo. Yasimbizi rero hari igihe kizagera hari wenda bakaza kurenga imbibi bakagera n'ahandi. Ariko Kenya imeze neza vraiment. Yego Pastor Ben, tubasanze kuri studio kubera umwanya, muratwihanganira nti dukora interview, ni ikiganiro kigufi cyane ariko ciza. Ndizera ko kiza kubamerera neza kandi tubasha kumenya amakuru menshi y'uyu mukozi w'Imana. Imana ihagurukije muri iki gihe kandi abera benshi umugisha. Ndizera ko nawe akubera umugisha n'ubundi. Pastor, tubasanze muri studio. Hano ni nini inaendelea?
ni ukuvuga amaze guhura n'uyu mukozi w'Imana wadutumiye twashimye gukorana indirimbo kolabo twebwe nawe ubwo ngubwo ni Ben na Chance nyine nawe ubwe ubu rero nibyo twari turimo kuva tuvuye mu gitaramo twararuhutse ku cyumweru hanyuma baza kudutembereza afternoon tuje ahantu dukomeza kunezerwa tureba Kenya ukuntu imeze turinezeza muri make babyita kujibamba kabisa tulijibamba ku cyumweru kabisa byari byiza baradutemberera ahantu tunagira na dina nabo n'abandi bakozi b'Imana benshi hanyuma ejo hashize ku wa mbere twinjira muri studio tujya gukora indirimbo nyine izo turimo gucollaborating hamwe nabo urumva ni indirimbo zibiri imwe izaba iri ku ruhande rwacu indi izaba ari iyabo urumva nibyo twari turimo urumva twabyiriwemo ejo n'uyu munsi niho mudusanze tukibirimo ariko ubu nyine ndatekereza ko bishoje hasigaye ibindi bitatureba twebwe why Evelyn Wanjiru kuki ari we wahisemo sinjye wamuhisemo niwe wampisemo wa mugani wa rya jambo ngo sitwe twabanje gukunda Imana niyo yadukunze mbere nanjye sinjye wamuhisemo kuko niwe wabanje kunkontakta afite ukuntu duhuje testimony samuha ni umudamu wamaze imyaka 10 atarabona urubyaro urumva ari hejuru cyane mu kubura urubyaro ari nko muri kaminuza ndi nko muri primaire urumva twebwe niba twaramaze 3.5 years ubu akaba yaramaze 10 years urumva ukuntu adusumzemo afite mwaka experience mu kubura urubyaro hanyuma yakomeje akurikira indirimbo yacu Yesu arakora ikamukurura noneho aza no gusoma ziriya subtitles mboneraho n'akanya ko kugira inama baramye bagenzi banje muzosohora indirimbo uzodushiramwo n'urundi ruri mutekereza abantu benshi ku isi bashobora kumva kuko you never know mu byukuri uyu mudamu twakonexe kubera yasomye subtitles yumva iki indirimbo ihayivuga akenera kumenya iyi kapo ni iki kuvuga ngo ninje wa wundi wahoraga nzi imbere yawe ndira noneho uyu munsi ngarutse nshima what happened ashaka kubimenya rero nuko rero yaducontacts amaze kuducontacta tumubwira testimony yacu ngo tumubwire testimony yacu abo umuntu wo kurya aravuga ati iyo niyo testimony yaje ariko ico dushima Imana nuko uyu munsi nawe Imana yamwemereye gukikira nawe afite umwana w'umuhungu mwiza cyane nuko rero twahuye ariko binyuze mu ndirimbo Yesu arakora uburyo decision yo gukorana indirimbo yaje iti urumva iyo ugize umugisha wo guconnecta n'undi muramye mugenzi wawe bibaye byiza Bibiliya ivuga ko abantu babiri bararuta umuntu umwe indirimbo nshobora gukora ndi njyenyine ishobora kugira imbaraga ariko ndamutse nyikoranye na Madame Chance ishobora kugira izindi imbaraga zisumbuye abantu babiri bararuta umuntu umwe ngo iyaguye undi azamubyutsa ni ukuvuga ngo twebwe na Evelyn indirimbo yacu iri very powerful kurenza uko nakora indirimbo ndi njyenyine hari ibitekerezo by'abantu babiri hari anointing y'abantu babiri hari nyine urabyumva nawe imiririmbire y'abantu babiri kuko hari abantu benjoyinga uburyo aririmba hari n'abantu bafashwa nuko ndirimba hari n'abafashwa nuko Chance aririmba ugasanga rero ibi niyo byajemo ibintu byinshi birushaho kuryoha ego ni message nyawe kimushaka gutanga muri zo ndirimbo muri gukora nta kindi njewe indirimbo yanje iri ku ruhande rwanje ni indirimbo yo kuvuga Kristo indirimbo yo kuvuga Yesu kuvuga ukundi izina rya Yesu ariryo duhererwamo agakiza niryo dukiriramwo indwara niryo duhererwamo imigisha yose tujya tubona jina la Yesu linajibu maombi ndiza risubiza no gusenga iyo ndirimbo niyo twebwe turimo gukora hanyuma nawe afite iyindi nawe y'amashimwe Pastor Ben izo ndirimbo mwazihimbye ryari njyewe iyo ngiyo nayandikiye i Kigali we twayigaragazaga kuyipfundikanya turi hamwe tuyegeranya yari afite draft none dukomeza kugenda duhana ibitekerezo turayubaka iyo ngiyo yiwe turayikora buriya gukora indirimbo bigutwara igihe kingana gute
biterwa indirimbo mu by'ukuri ziza mu buryo butandukanye sinomenya ngo bimfata umwanya ungana gute ariko biterwa nyine n'amavuta amanutse ubu mwanya hari igihe tuba turi mu mukunga turi hejuru mu kirere twanezerewe nkumva ko amagambo atangira kumanuka iyo amagambo amanutse rero abazungu barabyoroheje mpita mfata telefone yanjye ngahita nyandika hari n'igihe nshobora kuba nyoboye worship nkumva cyagiye ndimo nsenga nkumva hari melodije n'amagambo akaza nicara nkabyandika hari n'ubundi nshobora kwicara abantu banampaye theme bakambwira ngo dufite wenda igiterane turifuza kuririmba indirimbo ivuga gutya kicara ariko iyo ndirimbo izingora niyo ya mbere igoranye kumbwira ngo dufite theme ivuga gutya ngo dushakire indirimbo nzanandika version ya mbere nayumva nkumva siyo kayihindura nkaja kuri version ya kabiri nkaja ku ya gatatu izija kuzura nagowe iyo ngizi ngora ariko izinyorohera ni bene izinyine zizana hari n'iyindi nahawe ejo bundi turi mu gitaramo hariya ku wa gatandatu narayihawe kabisa oya sindagira melody yayo nahawe gusa amagambo yayo ndayandika ahantu muzoyumva nukuri muri studio mwari muri ni iyihe favorite part yakunejeje cyane wageze wumva mwuka yomanuka ni jina linajibu maombi jina la Yesu linajibu maombi nkuko akora kagenda ndakibuka ndakavuga jina linajibu maombi jina lake Yesu nako ngako uhuza gute mu buryo bwa creativity muri studio n'uburyo bwa faith bw'imyizerere kwizera mbese uburyo bwa gikristo sinzi ko mforumye ikibazo neza ariko ubihuza gute uri muri studio uburyo bw'imyizerere ese uburyo bw'imyizerere urabona hariya uri gukereya ntabwo uri mu mwuka iyo uri muri coding ugira gute ubihuza gute noneho n'uburyo bwa gikristo ku buryo wumva ushija gukora ku mitima oya kuriya tuba turi mu mwuka urabona umwuka ntabwo ari cagiye turimo guhimbaza turirimba turimo tuvuga ku ndimi muri kuririmba ya ndirimbo yarangiye ni ukuvuga umwuka w'Imana abana natwe buriya no mu bitekerezo byacu dutekereza bijanye n'uko umwuka ashaka tugenda uko umwuka tuyoboye buriya tuba turi mu mwuka hamwe n'ubwenge n'Imana yaduhaye ni nako Paulo yavuze ngo azakomeza kuba n'aba Efeso ngira ngo yandike niba atari Abakorindo simvyibuka neza ngo azakomeza kubasengera uko yibutse kugira ngo Imana ikomeze ibahe umwuka w'ubwenge ngo nuwo guhishurirwa ngo utume barushaho kumenya Imana no kuvuga ngo umwuka w'ubwenge umwuka w'Imana tuba tufite iyo rero ari mu bwenge abasha kuyobora imitekerereze yacu tugakora ibintu bijanye bihura neza n'imyizerere yacu ntabwo mu by'ukuri bigoranye kuko ni umwuka utwenspira ni gute muhuza rero kuririmba kugira ngo wumve ikintu gikora ku mitima feeling ko ikoze ku mitima no gushiramo ubuhanga ubuhanga simbizi ngo ubuhanga ni ubuhe ariko hariho ubumenyi nyine nk'ubwo buhanga waruvuze hariho ubumenyi kwa kundi umuntu ashobora kuririmba ibintu amagambo ashobora gukora ku mitima y'abantu ariko umwe akaba afite ubumenyi bwinshi yaririmba ukumva ko kubijanye n'ijwi abashije kuririmba neza undi akaba yoririmba ukabona urwego rwiwe rw'imiririmbire ruracari hasi ho bukeye ariko ikimataringa ngira ngo aho ngaho nico umuntu arimo avuga ni content iri mu ndirimbo nico cyane kimataringa hanyuma ku bandi bajanye n'abakora ibintu mu buryo cyane muri professional bashobora gutekereza no mu buryo bw'ubuhanga n'ubumenyi bakareba ibyo umuntu akoze bakavuga ati uyu muntu aradukomvisa aratwemeje kabisa ariko ikigenderewe cyane muri kwa kwemeza gusa ntabwo kubamwo message ahubwo message nyine niyo content ibigize indirimbo niyo ishobora kugira impact mu bantu ikakora ku bantu ikanezeza abantu kumva abantu baragukunze ngo wakoze indirimbo iri mu kudufasha iri mu kugira gute ni ya content si uburyo bw'imiririmbire naririmbzemo niko ntekereza nje niki gishobora kuba cabagoye mu kuri coding icatugoye nuko hari hamwe byasabaga ko turirimba igiswahili ariko twebwe turakimenyereyeho bukeya
ariko icagoranye nuko hariho aho mugenzi wanje yifuzaga kuririmba mu kinyarwanda cyangwa ikinyamurenge simbizi bikamugora bikamugora abishaka cyane kandi yanabikoze yanabiririmbye muzumva ariko nyine nje narimo mwumvisha ko yabikoze neza kubera ko nyine nk'umuntu uririmba ururimi rutari urwiwe ntabwo yabikora nkatwe ariko yabigaragaje yabikoze nico cyatugoye cyane urebye turebye ahangaha muri gukora n'indirimbo z'igiswahili ni gute utekereza ku blending igiswahili n'indirimbo z'ikinyarwanda iriya mbese style y'ino n'iyiriya bishobora kuzaffecting uyu muziki y'indirimbo muri gukora theme abantu bari bafite hano muri kino giterane yavugaga ngo ni the shift ni impinduka ariko zigenda zituganisha heza kwimuka tuva mu bwiza tujya mu bundi bwiza ni ukuvuga ngo ubu ngubu turimo turifuza kwikonekita twinjire mu giswahili ejo muri tuzakora n'iz'ibyongereza tuzakora n'iziki Nigeria cyangwa ikizuru indimi zabo twinjiremo kugira ngo nanone tuve mu by'ukuri mu rwego rw'imiririmbire rugaburira gusa bene wacu tutangire duhure n'abandi bantu kandi uko duhura nabo twebwe tuba blessed nabo bakaba blessed nico kigenda kidukuza cyane muri ministry mu muziki wawe cyangwa se inspiration uburyo uhimbura umwanditsi w'umuhanga umuririmbyi w'umuhanga ninde uko inspiringa we mu bantu bicitegereza kuri wewe simbizi niba ndi umuhanga abantu nibo bashobora kubimenya wenda abanyumva nkawe ubivuze uko ufite aho wabikuye ariko mu by'ukuri abantu benshi bandika neza ariko njewe ku bijyanye n'imyandikire ntabwo novuga mu by'ukuri ngo ngira umuntu nza ndeberaho unyenspira nza ntekereza ko ari umwuka w'Imana unyenspira imyandikire yanje ahubwo mu miririmbire niho ngira abantu bamwe nkunda ugasanga muri sezo runaka ndimo ndakurikira abantu runaka akaba ari bo nkunda imiririmbire yabo ngakomeza no kugenda ndirimba ngerageza kubigana ukuntu ariko mu myandikire ntekereza ko ni umwuka uzunyenspira sinovuga ngo hari umuntu nza ngenderaho abande mu kuririmba ubu ngubu ndimo ndashiftinga n'ubu nimva mbere nikundiraga umuramyi witwa Kaka Franklin w'umunyamerika cyane ariko kandi no mu myaka yo hambere nakundaga groupe yitwa The Gather Vocal Band nko muri za 2008 2009 aho ngaho nari nshushe mbakunze cyane indirimbo yose nanditse ngahita nkora muri style zabo z'amacountry yabo aho nyuma nza gukunda ba Franklin ntangira kwinjira come and let us celebrate yeah celebrate twinjira muri ya muziki nyine yaba Black Americans ico gihe ariko ubu ngubu dusa nkaho twashiftinze nanone tuva muri iyo style y'imiziki twinjira kandi muri style y'abazuru kandi twayinjiyemo I don't think ko twanayinjiyemo kubera kubikunda ahubwo ntekereza ko baratwinfluenceje abazuru bituma twinjira mu muziki wabo so mureke twese tubigira intego tugaruke mu muziki wacu natwe umwari muziki dushobora gukora igisirimba tukagikora mu buryo buri professional kandi amahanga n'abandi bantu benshi bakagikunda akantu gatangaje wenda mbahe testimony turimo dukora muri studio hano mu Kanyu dusanze uyu umudamu yatubwiye ndashaka indirimbo yo muri iriya style yiwanyu iyihe ahitaje kuri YouTube anyereka nabaye surprised anyereka igisirimba arambwira ati ndashaka indirimbo iri muri style please can you help me wayinkorera indirimbo I can even fly to Rwanda nkaza kuyikora tukarishutinga ndashaka ino style murumva uyu ni umunyakenya urimo wumva nyotewe no gukora igisirimba rero hari ukuntu abantu twokora style yacu mu buryo buri professional igakundwa tukava muri style z'abandi uretse ko no kuba tuzirimo ntacyo bitwaye nta mupaka nta cyaha kirimo no kwigira ku bandi nta cyaha kirimo ariko burya abantu bafite uniqueness bafite umwihariko wabo uvuze ikintu nari mfite kukubaza kandi ari umuntu twaza tukiganira ejo arahita yumva ko twakikozeho nawe twaza tuvuga ati se kubera iki turi abantu abarimu beza bo kwigisha abantu kudutwara ibyacu mbese gutwara ibintu byacu uniqueness yacu kuki mudakora izo ndirimbo mu njana yanyu kandi iri unique kugeza ubwo abandi bo hanze baza kubikora mu by'ukuri ntekereza ko ari kwa kutigirira confidence
mu by'ukuri buriya dutekereza ko abazuru bagira amamelodi meza kandi hari n'imyaka twagezemo dutangira kujya dukora indirimbo z'abazuru tukanashishura indirimbo zabo nkanje ubwanje nashishuye indirimbo nyinshi z'abazuru kabisa ndazikora z'abazuru nyinshi hariho n'abandi baramye bagenzi banje bagiye bazishishura cyane nyinshi ariko byabaga ari kumva ko bafite amamelodi meza ariko burya natwe twicaye hamwe n'umwuka w'Imana no gukomeza kwiga cyane tugashaka ubumenyi twagura ubumenyi mu muziki dufite rero injyana yacu kandi idashobora kuboneka ahandi iri unique kabisa kuri twebwe ku buryo turamutse tubikoze tekereza ko yoryoha cyane ndetse n'abandi bantu benshi boyikunda ntabwo mukeka ko bazayibatwara vuba aha ngaha kugeza ubwo muzaza musigara muyirukaho burya ntureba ko tujya dukora imiziki y'ikizungu ntabwo twakora imiziki y'ikizungu ngo tunganye n'abazungu habe nubwo twakora ikizuru ntabwo tuzakora ikizuru ngo tukinganye n'abazuru burya rero abantu bafite ikintu nk'umwihariko wabo undi ntabwo yokwigutwara keretse warangaye utarangaye wewe wogikora neza kumurenza mutekereza ko hari umuntu wosirimba kurenza abanyamurenge keka ko ubwo burangare buharari wewe uratekereza wowe nanjye nkubaze none mbaye umunyamakuru utekereza ko hari umuntu wosirimba kurenza abanyamurenge hari ushobora kubimenyekanisha kubarenza bikaba ibyiwe baba barangaye rero bagomba rero kwiga akantu kajyanye na promo ariko kubikora k'umwihariko wabo vraiment ni Imana yabiduhaye kandi tubihagazemo biba biryoshye biba bimeze neza n'umuntu yabireye bazabona ari sawa kuki ibintu bya advertisement kumenyekanisha ibyo tuzi n'ibyo tubamwo n'ibyo dushoboye kiba ku rugero rwo hasi muri twebwe batubeshe kuva kera tukiha tuzamuka batubesha ko ibintu byacu gusa bikorwa biri mu mwuka bikorwa biri mu mwuka nta mpamvu yo kwipromotinga Imana izabikora wowe udependinge gusa ku Mana kandi nibyo koko ariko kandi hari uruhande rumwe biba atari byo ubiretse kubipromotinga bishobora kugera ahantu hafi iyo bigeze hafi bigarukiye hafi bishobora kuimpactinga abantu bake ariko ubipromotinze byogera kure iyo byageze kure ufite amahirwe yo kuimpactinga abantu benshi sinzi niba ntabisobanura uko nabisobanura sawa murumvise inyuma y'iyi collabo mwakoze hano twe expecting iki abakunzi bawe expecting iki muri future kuri wowe uretse n'iyi club collabo mu by'ukuri uyu mwaka tugiye kwinjiramo imigambi nkufitiye uzambona uyu mwaka uzambona ndababwiza ukuri uzambona kuko natangiye kuwita umwaka w'akazi ubu nawise umwaka w'akazi byarangiye nushaka nawe unkopere untware iki gitekerezo nta kibazo nawe ugira akazi kuri wowe ariko ubu ngiye nawise umwaka w'akazi ngiye gukora Imana inshoboje ndakora birenze uko nigeze nkora ngiye kubaha indirimbo kandi zidaturutse mu mubiri gusa ndabipanga kandi gupanga biri biblical gutegura guplaninga biri biblical Imana izi gupanga ni ukwaca ariko gusohoza no kw'Imana Imana rero ikunda umuteguro ndimo ndategura gukora indirimbo nyinshi kandi zo mu ndimi zitandukanye hanyuma nkaba nizeye neza ko n'Imana ubwayo izabishigika yego no kuvuga ngo hari indirimbo iri vuba aha ngaha twitegure vuba ishobora kuboneka nko mu cyumweru gitaha ubu ngubu turi tariki zingahe 10 turi tariki 10 ishobora ubu turi kuwa kabiri hari n'igihe nko muri iyi weekend byashoboka ariko bitanashobotse mu cyumweru gitaha ndatekereza ko izaba yabonetse urumva ko mushoje muhishiwe yatugana ku musozo kubera umwanya agiye kuri airport mu kanya gatoya niyo mpamvu dukase tubigize bigufi cyane chance kubera ikataje chance yabujijwe n'impamvu z'umugisha bavuze ngo ni impamvu nziza ni impamvu nziza y'umugisha muzaba muyimenya nyuma ni impamvu nziza y'umugisha uretse ko atari no mu gihugu ubu ngubu ntabwo ari Kigali ari muri Canada wow turamuramukije ubu ngubu nabaye umupapa mba n'umumama mu rugo turamuramukije kabisa aho ari akomeza agire amahoro n'umugisha turakuramukije chance muri Canada ubwo ngubwo ukomeze kunogerwa
natwe rero dusareka tugane ku musozo, ijambo rigufi kubera ko umwanya twanze kwinjira mu bintu byinshi, murabibona ko twihuse cyane, twashatse gustikinga ku muziki gusa kugira ngo igihe nitwongera kugira umugisha wo kubonana tuzinjira mu bindi birenze ibingibi. Ijambo ryanyu mushobora kubwira abakunzi bawe, abantu bagukunda, abantu babakunda, bakunda Chance na Ben, bakurikira umuziki wanyu, nicyo bababwira dusoza. Abo bakunze abandi bazabita abafana, ariko njenza nkunda ngo tubite umuryango, tubite umuryango, abadukunda Imana ibaha umugisha, natwe nta kindi twobakorera no kubitura urwo rukundo, ariko kandi ukaba urimo gukurikirana kino kiganiro, ntacyo biba bitwaye buriya ukandagiye kuri subscribe, ntacyo biba bitwaye, n'ubundi sayandi mamega y'ikirenga bagutwara, ntaki ukande subscribe kuri Afrimedia, ntacyo bitwaye, nibinashoboka n'iki kiganiro gisharinge n'abandi, ntacyo bitwaye, ukande like, ntacyo bigutwaye, nushobora ugire comment, niba ufite akanya ugire comment, umunota umwe gusa waba ubirangije, ariko ukerekana ko usapotinze aba bantu barimo bakora ibi bintu. Ahasigaye abantu mwese mukomeze mukunda Imana, twahamagariwe kwamamaza Yesu n'umurimo we yakoze ku musaraba, dukomeze tumukunde, ibindi byose tubijemo, ariko making sure ko byuzuzanya n'imyizerere yacu. Urakoze cyane, reka tugushimire kubw'umwanya wawe, kubwo byari bigoye, ariko nyine twakomeje kubipanga, ariko finally Imana niye ikireta inzu uyu mwanya. Tunashimira mwebwe mwari mudukurikiye, abakunzi ba Afrimedia Live aho muri hose ku isi, ni umuryango mugarabyise neza, kandi niko natwe tubyita umuryango wa Afrimedia. Nubundi turabasezeranya gukomeza kubakorera ibintu bijanye nuko mukeneye, nubwo umuntu atazanogera bose, ariko kandi turagerageza. Mukanda subscribe, turi guhitinga 100,000 kugira ngo twimanukire dukomeza tugenda, umwaka utaha n'uw'akazi. Yabivuze neza Pastor, nibwo akazi kagiye gutangira. Murakoze cyane, mwari kumwe na Director Gabi kuri mikoro, ubundi Imana ikomeze kubarinda no kubagirira neza. Mwibuka ko abantu baberewe, abantu bakeneye kwambara neza, nta foto nta cabaye. Ni muri Afrimedia n'ubundi tubikorera ibintu bijanye n'amafoto n'amavideo meza. Abari muri Nairobi mugane kuri studio zacu, abari hanze namwe mutwandikire, nta foto nta cabaye, muri kuza muteganya kuza hano tubakorera akazi neza. Imana ibarinde kandi ikomeze kubagenera ibibakwiye. Ciao ciao.